tugiye kureba ku bijyanye n'amashusho akoreshwa muri kiliziya. Turebye nk'aha muri Saint Michel tubonamo nk'iyi shusho ya Yezu Nyirimpuhwe urabona harimo amashusho menshi, Yezu Nyirimpuhwe, ya Marayika Mikayire, harimo n'andi. Haba harimo amashusho menshi. Ubu rero uburyo tugiye kurebamo, tugiye kureba mu mateka uburyo byagendaga babigenje. Ntabwo tugiye kureba hano kuri iyi video hano padiri abisobanura. Ijambo ry'Imana rivuga nyine ritubuza gusenga ibishushanyo. Ibyo ni byo. Ni nayo mpamvu muri Kiliziya Gatolika nagira ngo mpumurize abajene ko tudasenga ibishushanyo. Ntabwo ariko bimeze. Amategeko y'Imana turayazi. Itegeko rya mbere riragira riti urajya usenga Imana imwe gusa, uzaba arikunda gusa. Niko tubigenza. Iryo rero ni naryo rikomeza, nyuma ukaza gusanga ntuzakora ibishushanyo, ntuzabyikubita imbere, noneho hakaza kuvuga ngo ntuzapfukamire ibyo bigirwamana. Iryo tegeko riri very clear ko byari byerekeye ibigirwamana. Gusa ntabwo aricyo tugiye kureba. Icyo tugiye kureba ni ukureba ese mu mateka ibintu byatangiye ryari, uretse ubu busobanuro aho padiri atanga. Reka tubanze tubwumve. Kuba rero dushobora kubona amashusho, ndahamya ko no mu ngo z'abakristo benshi uzajyamo uzasanga umusaraba, uzasanga ishusho ya Bikira Mariya, uzasanga iya Yezu Nyirimpuhwe n'andi mashusho. Ntabwo ari uko dusenga ibishushanyo. Ndabisobanura nshingiye ku nguni enye. Inguni ya mbere ni ijambo ry'Imana. Mu gitabo cy'Ibaruwa, ijambo ry'Imana ritubwira ukuntu Imana yasabye Musa gucura inzoka y'umuringa kugira ngo uyireba, cyagiye bari mu butayu, ngo uzareba iyo nzoka ubumara bwa za nzoka zabariye. Aha ni igihe bari batewe n'icyago cy'inzoka, inzoka zabaryaga bagahita bapfa. So rero nibwo Imana yabategetse gukora inzoka mu muringa. Ibi rero aho bitandukaniye ni uko rya tegeko ribuza gukora ibishushanyo by'ibigirwamana, nk'uko nyine bakundaga gukora ibishushanyo by'ibigirwamana bakabisenga. Ariko reka dukomeze twumve. Bazakira, ntabwo bazapfa. Iyo nzoka rero imanitse mu butayu yari ikibumbano. Ariko ntabwo kureba iyo nzoka byavuga gusenga iyo nzoka, ahubwo byagenuraga umusaraba wa Yezu Kristo tuzarangamira. Yego, mu kubyumva neza ni uko iriya nzoka bari barabumbye, iyo wayirebagaho kwabaga ari ukwibuka ya Mana yabakuye mu Misiri. Gusa duza gusanga nyine ko byashushanyaga Yezu Kristo wagombaga kuza. Nk'uko Yezu avuga ati, nk'uko Musa yazamuye inzoka mu butayu, niko n'umwana w'umuntu agomba kuzazamurwa. kandi twajya kureba tukareba Musa yazamuye inzoka mu butayu gute? Yayibumbye yarayibumbye arangije ayishyira ku giti arayimanika. Bivuze ko n'umwana w'umuntu niko agomba kuzazamurwa kugira ngo umurebyeho wese akire. So rero mu gihe barebaga kuri iriya nzoka ntabwo bayirebaga nk'ikigirwamana cyangwa se nk'Imana igiye kubakiza, ahubwo bayirebaga bakibuka ya Mana yabakuye mu Misiri kuva kera na kare, ubundi bakajya bakira. Icyo ni kimwe. Tukiri ku ijambo ry'Imana kandi, iyo bavuga ngo Yezu Kristo ni ishusho y'Imana itagaragara, ubwabyo Imana ubwayo, ijambo ry'Imana rivuga nk'ishusho y'Imana itagaragara, si byo se? Ubwaryo iryo jambo ishusho uryumvisemo. Hanyuma iyo tugiye mu gitabo cy'Intangiriro ngo Imana, iyo bavuga Yezu Kristo ni ishusho y'Imana itagaragara, ni ukuvuga ngo Yezu Kristo agaragaza ya Mana Data, Imana Data yayindi itagaragara, yayindi idashobora kujya nyine mu gishushanyo icyo ari cyo cyose, ya Mana Data itagaragara. Ariko n'ubundi tukaza gusanga ko Yezu Kristo nawe mugani n'ishusho ya Mana itagaragara, rema muntu mu ishusho yayo, si byo se? Natwe nawe ubu ndeba ndi ishusho ariko ntabwo nsenga. Ishusho y'urwo rukundo rw'Imana, ndi ishusho y'iyo neza y'Imana. Tuvuye kuri iyo nguni y'ijambo ry'Imana rero tuze no mu nguni nakwita y'ubwenge. Twese twize primaire,
cyangwa se abenshi badukurikiye harimo abize amashuri abanza, mu miterere yacu kwiga kujyana n'ibimenyetso bigaragara. Ariya mashusho dukoresha mu kiliziya rero tuyagereranye na kwa kundi umwana bamwigishaga kubara 5 bakamuha amabuye 5. Murabyumva? Umubare si ayo mabuye, umubare ni umubare nyine, ni concept itagaragara, ariko kugira ngo wa mwana abashe kwishyikira ayumve. Ibi nibyo tuza kurebaho cyane, nk'aho tuza gusanga wa mugore Yezu yakijije wavaga amaze kumukiza, aho yamukirije ku nzu y'uwo mugore bahakoze kera cyane, mu ntangiriro turaza kubireba, bahakoze ikibumbano cya Yezu na wa mugore nk'ikimenyetso cyo kuri urwo rugo rwari ruhari. Kandi turasanga abakristo ba kera cyane baragiye babibona. Turaza kureba mu bitabo byanditswe mu mbere ya 200 mu bakristo babayeho muri 200 byo bagiye bandika kuza kugeza nko muri 500. Ubwo rero ni ukuza gukomeza kureba iyi video kugeza irangiye kugira ngo byose wumve ese byatangiye ryari. Hanyuma tujye mu buryo bw'amarangamutima. Urukundo n'ibimenyetso bitanu. Wese abe ndabizi ko wubatse, ariko uramutse ndamutse ndibye muri telefone yawe ushobora gusangamo ifoto y'umugore wawe cyangwa ishusho ye. Aha, ndamubona rwose. N'umwana, sibyo se? Iyo urebye iyi shusho ukayireba cyangwa iyi foto, ntabwo umugore wawe ari uwo, kuko iyo shusho irimo aho ngaho muri telefone ntiza kugutekera. Nta nubwo iza kuguterera ipasi, ariko uraza gutekereza kuri madamu wawe. Birushaho gutuma wunze ubumwe nawe kandi ukomeye, ayo marangamutima, urwo rukundo mwunze ubumwe rwose kandi mushyigikiranye. Nagira ngo rumare impungenge abajene kuri iyo ngingo. Tukiri ku marangamutima kandi hari abahita bavuga bati mu gihe cya Yezu, mu gihe cy'iki nta pare foto zabagaho, ariko apare gufotora yenda umunyamakuru uza amateka ya kamera hari abantu bashushanyishaga intoki bagakora ibikorwa by'ubugeni, n'ubu turabizi. Iki gihe muri kiriya gihe bashushanyaga ku mabuye, hari uburyo bashushanyaga ku mabuye, bakanashushanya no ku nzu, ku nkuta bashushanyagaho, noneho bakanabumba, bakoraga ibibumbano nk'uko bakoraga ibibumbano by'imana zabo za Saturne, bariya Bagereki n'abandi. So rero mu mico yabo n'ubundi barashushanyaga, wenda iby'amafoto nk'ayasanzwe iyo ntayo, ariko barashushanyaga, byo ni ibisanzwe. Bidafite aho bihuriye na parezi tubona cyangwa na ordinateur. Umuntu rero mbere na mbere igishushanyo cyangwa se stati cyangwa igikorwa cyose cy'ubugeni ni urukundo, ni amarangamutima, ni igitekerezo, kurusha uko iba protection cyangwa se production cyangwa ikintu ukoresheje ikoranabuhanga ryawe. Kuba umuntu yasobanura amarangamutima ye, urukundo akunda Imana abigirishije amashusho, ntabwo byabitangaje. Ariko nkiri aho ngaho genda natinze, n'inyuguti ubwazo dukoresha ni amashusho. Kuko mu mateka ya écriture, imyandikire, amateka, niyo twanditse igitabo uvuze gutyo na Bibiliya wareka kuyisoma. Ibyo cyane bijyana na kuriya nko mu Giheburayo, mu Kigereki, no muri biriya bihugu bindi byo mu Barabu urabona bandikaga ku mabuye. So rero yabaga ari utumenyetso n'ubundi bagenda bashyira ku mabuye, noneho utwo tumenyetso waduhuza ukaza gusanga ari byo nyine bitanga message y'ikintu kivugwa. So rero nk'uko bivuga n'ubundi écriture n'inyandiko nazo ubwazo ni amashusho, ni ibintu biba bigiye bishushanyije, abantu bagenda bashushanya ku mpapuro, kera babishushanyaga ku mabuye. Tujye nka kuriya nk'Abarabu, hari ahantu baba bandika bava ibumoso bajya iburyo, hari naho bandika bava iburyo bajya ibumoso. So rero ibyo ngibyo byaterwaga n'ikintu bandikiragaho. Niba nko mu Barabu barandikaga banditse ku mabuye cyane kuko ariyo yabaga hari, so ubwo icyo gihe urumva uri kwandikisha ibuye biragoye ko ubu hari sanse yorohera akaboko yo kuba uri kwandikisha ibuye, hakaba na sanse yorohera akaboko yo kuba uri kwandikisha ibaba. Uri kwandikisha ibaba uva ibumoso ujya iburyo nibyo biba byoroshye, ariko uri kwandikisha ibuye kuva iburyo, kwandika ku ibuye ukoresheje irindi buye kuva iburyo ujya ibumoso nibyo biba byoroshye. Niyo mpamvu uzasanga nko mu Barabu kubera kwandika ku mabuye bava iburyo baza ibumoso, naho mu bindi bihugu usanga bandikaga bakoresheje amababa, bandika bava iburyo baza ibumoso, bava ibumoso baza iburyo.
ziriya nyuguti ni amashusho zirashushanyije ubuzima bwacu rero, ubwenge bwacu, amarangamutima yacu bishingiye aho ngaho. ngana ku musozo w'icyo gisobanuro, mu nguni zigize muntu harimo na roho yacu rero ntabwo igaragara, n'Imana ntabwo igaragarira amaso yacu, ariko kugira ngo duhure nayo Nyagasani yashimye ko dukoresha na 5 zone de lettres. nibyo rero, gusa ibi ntabwo ari byo tugiye kujyaho, ahubwo tugiye kureba ese byatangiye ryari, abakristo ba kera babitangiye ryari. Duhereye ku nyandiko ya mbere, ya Clement of Alexandria yanditswe muri 200. Kuri iyi nyandiko rero yanditswe muri 200, umva ni hafi cyane y'intumwa, yagize ati: kandi nanone ntuzambare impeta kandi ntuzayicureho amashusho y'Imana. Ubwo hano ni Imana gazi nk'ikigirwamana, niko Pitagorasi ategeka, nk'uko Musa yabitegetse bidasubirwaho ko nta gishushanyo kibajwe cyangwa gishongeshejwe cyangwa kibumbwe cyangwa cyashushanyijwe n'intoki kigomba gukorwa, kugira ngo tutizirika ku bintu bigaragara, ahubwo twerekeze ku bintu by'ubwenge, kuko kumenyera iby'amaso abona bivanaho icyubahiro cy'ibyo mu ijuru, kandi gusenga icyo ari cyo cyose kitagaragara ukoresheje ibintu bifatika ni ukugitesha agaciro binyuze mu byumvikana cyangwa se mu byiyumviro. Niyo mpamvu abanyabwenge b'abaherezabitambo bo mu Misiri banzuye ko kiliziya y'i Atene igomba kuba irangaye hejuru, bivuga ngo idafite igisenge, nk'uko Abaheburayo nabo bubatse kiliziya itagira igishushanyo, kandi abandi mu gusenga Imana bakora igishushanyo cy'ikirere kirimo inyenyeri, bagasenga nubwo byanditswe ngo noneho duhange muntu mu ishusho ryacu, mu misusire yacu. Rero icyo Clement of Alexandria muri iki gitabo Stromata mu gitabo cya 5 book 5 chapitre ya 5 niho avuga ibi bintu, aho abagaragaza ko Imana itagaragara ntago igomba kujya mu bishushanyo bigaragara, kabone nubwo yanditse ngo duhange muntu mu ishusho ryacu, so ntabwo ugomba gukora Imana itagaragara ngo uyikore, nubwo washyiraho ishusho y'umuntu ngo uyishyire mu ishusho y'umuntu. Rero nibyo ngira ngo n'abakristo ba kera bavugaga ko hano babasobanura ko hano bavuga ku Mana Data, Imana Data itagaragara, itarigeze igira uburyo yigaragarizamo abantu, ko itagomba kujya mu bishushanyo nk'uko byategetswe. Ariko n'ubundi hano akagaragaza ko kiliziya y'i Atene bayubatse idafite igisenge, nta gisenge yagiraga, noneho Abaheburayo bo bayubaka itagira igishushanyo na kimwe, ariko abandi bo bakayubaka barangiza hejuru bagapaintingaho cyangwa se bagashushanyaho ikirere kirimo inyenyeri. Tuvuga ngo bakoraga ikirere kirimo inyenyeri. Dukomeje n'ubundi muri iyi Stromata, tugiye ku gitabo cya 7 book 7, naho chapitre ya 5, tujye kuri book 7 chapitre ya 5. Ngiyi the holy soul a more excellent temple than any edifice built by man. Agira ati mu by'ukuri byari ubucucu nk'uko abanyabwenge ubwabo babivuga, kuba muntu igihangano cy'Imana ari we ukora Imana ikaba igihangano cy'ubugeni, kuko icyakozwe kiba kimeze nk'icyo cyavuwemo, nk'uko icyakozwe mu ihembe ry'inzovu aba ari ihembe ry'inzovu, n'icyakozwe muri zahabu kikaba zahabu. Ubwo rero amashusho n'insengero zubatswe n'abakanishi bikozwe mu bintu bidafite ubuzima, bityo nabyo ntibigira ubuzima,
ni ibintu bifatika kandi bisanzwe, ndetse n'iyo wabikora uri umunyabugeni ukomeye cyane biba byifitemo ubugeni. Bivuga ngo ibihangano by'ubugeni rero ntibishobora kuba bitagatifu ku Mana. Ibi nabyo ni byanditse muri 200 mu gitabo cyitwa Stromata, mu gitabo cya 7 muri chapitre ya 5. Urumva ko hano barwanyaga ibi bintu by'insengero zirimo ubu bintu by'ubugeni, bazanamo nyine ibintu by'ubugeni byo kuryoshya. Rero dukomeje n'ubundi mu nyandiko yanditswe hagati ya 207 na 212 mu gitabo cyitwa Against Marcion cya Tertullian mu mwaka wa 207 ahagana muri 212 kuri iyi chapitre mu gitabo cya 2 chapitre ya 22. Muri iyi chapitre ya 22 agira ati: mu buryo nk'ubwo, igihe yabuzaga gukora ishusho ry'iribazanyo cyangwa se ikindi kibonetse cyose, cyaba gisa n'ibiri hejuru mu kirere cyangwa n'ibiri hasi ku isi cyangwa se n'ibiri ku mazi akikije isi, yongereyeho impamvu yerekana ko ari ukubuza ibikorwa byo kuyoboka ibigirwamana, kuko yongeraho ngo ntuzapfukame imbere y'ibyo bigirwamana kandi ntuzabiyoboke. Ariko rero imiterere y'inzoka y'umuringa uhoraho yaje gutegeka Musa gukora ntaho yari ihuriye no gusenga ibigirwamana, ahubwo yari igenewe gukiza abari baratewe n'icyago cy'inzoka z'inkazi. Ibi ngibi bigaragara mu Ibarura 21. Ntacyo mvuze ko cyari kigereranijwe n'uko gukira. Ni nako abakerubimu n'abaserafimu ba zahabu bari imitako gusa mu buryo bwashushanyijwe ku isanduku y'isezerano. Byari bihujwe n'imitako ku mpamvu zitandukanye, cyane n'imiterere yose yo gusenga ibigirwamana aribyo byabujijwe, kandi birigaragaza ko bidatandukira itegeko kuko ari amashusho y'ibigirwamana itegeko ribuza. Hano Tertullian aragaruka avuga ko ririya tegeko Imana yatanze Musa ryabuzaga abantu gusenga ibigirwamana, avuga ko andi mashusho yose yemewe gukoreshwa ariko atari amashusho yo gusenga ibigirwamana, nk'uko hano atanga ingero ya nzoka yo mu butayu yari ihari ariko ntaho yari ihuriye no gusenga ibigirwamana. Abakerubimu n'abaserafimu Imana yategetse gukora bari bahari ariko ntaho bari bahuriye no gusenga ibigirwamana. Dukomeje, twavuze ku ishyirwaho ryumvikana ry'ibitambo nko kwimura icyubahiro cyabyo kikava ku bigirwamana kikajya ku Mana. Hano n'ubundi aragaragaza uburyo abantu kera n'ubundi bagiraga ibitambo bagatamba ibigirwamana, ariko stili noneho n'ubundi tukaza gusanga ko hari n'aho batambiraga Imana. Ariko noneho reka dukomeze. Maze niba nyuma yaraje kubyanga igasubiza iti ibitambo byanyu bitagira ingano bimbwiye iki? Ahangaha bigaragara muri Izayi 1:11, aho Imana ibaza iti ibitambo byanyu bitagira ingano bimbwiye iki cyangwa se bimariye iki? Nta kindi yashakaga ko cyumvikana uretse iki, ko asabye ibyo kubwe, kuko avuga ati sinshobora kurya inyama z'amapfizi. Hari n'ahandi avuga ngo sinshobora kurya inyama z'amapfizi, kandi ahandi ngo Imana ihoraho ntishobora gusonza cyangwa ngo igire inyota. Ibi ngibi ni ibigaragara. Tugiye kureba impamvu hano. Tertullian akomeza agaragaza impamvu hano Imana yavuga ngo sinshobora kurya inyama z'amapfizi, ahandi avuga ngo Imana ihoraho ntishobora gusonza cyangwa ngo igire inyota. Imana ihoraho ntishobora gusonza cyangwa ngo igire inyota, kandi muri Izayi avuga ngo ibyo bitambo mu ntora byanyu bimariye iki? Tugiye kureba impamvu. Nubwo yitaye ku bitambo bya Abeli kandi agahumurirwa n'impumuro nziza y'igitambo cyatwitswe na Nowa,
ni ibihe byishimo yashoboraga gukura mu nyama z'intama cyangwa mu mpumuro z'ibitambo bitwikwa? Urabona aya magambo yavuzwe hejuru, noneho ahandi bikagaragara ko yashimye igitambo cya Abeli kandi agahumurirwa n'impumuro y'igitambo cya Nowa. Nyamara kandi umutima woroshya kandi utinya Imana w'abo batangaga ibyo bakuraga ku Mana, haba mu buryo bw'ibiryo cyangwa mu mpumuro nziza, wakiriwe neza imbere y'Imana mu buryo bw'icyubahiro ku Mana, yo itashakaga cyane ibyari byatanzwe, ahubwo ishaka icyatumye bitangwa. Reka twibaze, niba umugaragu ashaka gutura umukire cyangwa umwami utagize icyo abuze, impano idafite agaciro na busa, ese ubwinshi n'ubwiza bw'iyo mpano bizasuzugurisha uwo mukire n'uwo mwami? Cyangwa gutekereza icyo gikorwa ibyo bizabashimisha? Ariko rero uwo mugaragu abigize ku bushake bwe cyangwa abikoze mu rwego rwo kumvira itegeko, akamuha impano zikwiye kandi akubahiriza imihango itegetswe, naba adafite ukwizera n'umutima utunganye kandi nta muhate wo gukomeza kumvira ibindi bitegetswe, uwo mwami cyangwa uwo mukire ntabwo yaba akwiye gutaka ati, ibitambo byanyu byinshi bimariye iki? Mpaza imihango yanyu n'iminsi yanyu mikuru n'amasabato yanyu. Hano rero urumva hatanga urugero, umukire utagize icyo abuze, umuntu akajya kumutura impano, yajya kumutura impano akayimushyira ameze nk'aho ari kuzuza amategeko gusa, mbese ari kwikiza. Icyo gihe uwo mukire ntabwo azamushima. Mu kubyita ibyanyu ni uko biba byakozwe ku bushake bw'ubikora, atari nk'uko idini ry'Imana ribitegeka, kuko yabitanze nk'ibye atari nk'iby'Imana. Kuvuga ngo uriya agiye gutanga impano nk'iye atari nk'Imana, kandi Imana ikenera mbere yo gukora biriya byose ni uko iba ikenera umutima ucisha bugufi, umutima wiyoroshya. Ariyo mpamvu mu gushima igitambo cya Abeli ntabwo yashimye igitambo cy'uko yatwitse ibintu, ahubwo cyangwa se Nowa ntabwo yabishimye kubera umwotsi w'ibyatwitswe, ahubwo yashimishwaga n'umutima cyangwa se n'ubuyoboke bw'uri kubitanga. Ushobora byose muri ibi byose yerekanye ko byose bijyana n'impamvu n'uburyo bukwiriye yo kwanga bya bitambo ubwo yari yategetse ko bamutambira. Iyi nyandiko urabona ni yo muri 207, 212 yanditswe na Tertullian. Ngo ni igitabo cya kabiri chapitre ya 22. Ibi rero ni ibigaragaza ko impamvu ikintu gikozwe, nk'uko tubona nyine impamvu yatumye Musa ashyira inzoka mu butayu bakayireberaho, niyo igena biriya n'ubundi bakoraga byo kuvuga ngo iyi nzoka ntago byishe rya tegeko. Turebye mu kindi gitabo cyanditswe muri 230, hagana muri 230, ni deba iri hagati y'umukristo Octavius of Minucius hamwe n'umuntu utari umukristo witwa Caecilius. Ubwo igitabo cyitwa Octavius cyanditswe muri 230. Muri iki gitabo rero Octavius kuri chapitre ya 22, chapitre ya 27, kuri chapitre ya 27 agira ati, kuri chapitre ya 27 agira ati, dutangira iyi myuka mibi rero ariyo amashitani, nk'uko bigaragazwa n'abanyamahanga b'abanyabwenge, magi n'abafilozofe ndetse na Plato, yashyizwe mu bibumbano n'amashusho, akaba ariho yihisha, maze binyuze mu mbaraga zayo ayo mashusho akagira ububasha nk'ubw'ikigirwamana. Mu gihe nanone ahumekera mu bahanuzi b'ibinyoma, agatura mu nzu z'ibigirwamana, rimwe na rimwe
agatigisa imitsi y'abantu, akagenza inyoni ziguruka mu kirere, akayobora imbaga nyamwinshi, akaba intandaro y'ubuhanuzi burimo ibinyoma byinshi. Urabona hano muri Octavius, hano muri 230 byari bizwi ko ari amashusho, biriya bibumbano babumba babikonsakretingaga, ubundi bikajyamo ya mashitani. Bya bishusho bikaba birimo amashitani, akaba yaranakoraga n'ibintu twavuga ko ari nk'ibitangaza, kugurutsa inyoni zo mu kirere, guha abahanuzi b'ibinyoma kuvuga n'ibindi byinshi cyane. Dukomeze. Noneho agakomeza agira ati ariyo yarayobye kandi arashukana kuko atazi ukuri, kandi kubwo kurimbuka kwayo ntavuga ibyazi, bityo akura abantu ku by'ijuru akabakura ku Mana y'ukuri, abajyana mu bintu byakozwe. Ahungabanya ubuzima, akabuza abantu gutuza, akinjira rwihishwa mu mibiri y'abantu mu buryo bw'amayobera kuko ari imyuka, akigira nk'abateje indwara, agahungabanya ibitekerezo byabo, akagoreka n'ingingo z'umubiri kugira ngo abahatire kuyasenga. Iyo amaze guhaga imyotsi y'ibicaniro cyangwa ibitambo by'amatungo, arekura ibyo yari yaboshye, bikamera nk'aho abakijije ibyo bari barwaye. Ibi rero nibyagaragaza cyane avuga ko ya mashitani ari muri bya bintu, ya madayimoni aragenda agateza abantu ibibazo, akagenda akabafata imitsi, akabatigisa, akagira gute, noneho bakajya kuyasenga, bajya kuyasenga akabarekura kugira ngo bamaze no kuyatura ibitambo, yarangiza akabarekura bo bakibwira ko ari uko bakize. Tujye kuri ibi bigirwamana rero nk'ibya Saturne. Saturne ngira ngo ni ikigirwamana cyitirirwa kuwa gatandatu, Saturday. Iki rero ni icyitirirwa Saturday, Saturne, nk'uko Sunday naho byajyanaga n'ikigirwamana cyasengwaga cy'izuba. Hano rero Saturday nabyo bijyana n'ikigirwamana cyasengwaga cyitwa Saturne, cyitirirwa umubumbe witwa Saturne. Ibigirwamana byinshi babyitaga bakurikije imibumbe yo mu kirere. Hano rero arakomeza agira ati Saturne ubwe na Serapis na Jupiter n'andi mashitani yose musenga, iyo atsinzwe n'ububabare avuga icyo ari cyo, kandi rwose ntabeshya kuko yaba yisebeje ubwayo, kandi bamwe muri mwe bahibereye. Ubwo rero ariyo ubwayo yiyemerera ko ari amashitani, muyizere kuko avuga ukuri kuyerekeyeho. Kuko iyi Imana imwe y'ukuri yashyize ahagaragara ibyo biremwa bibi bihinda umushyitsi mu mibiri yabo byinjiyemo, maze bigahita bisimbuka bikavamo, cyangwa bikazimira gake gake bitewe nuko kwizera kubabazwa cyangwa inema z'ukiza bifasha. Niyo mpamvu bahunga abakristu iyo babegereye, niyo mpamvu bahunga abakristu iyo babegereye, babandi babavugiraga nabi kure mu materaniro yabo. Ubwo kandi bamaze kwinjira mu ntekerezo z'abatagira ubumenyi, babiba rwihishwa urwango batugiriye binyuze mu bwoba, kuko ni ibisanzwe kwanga utinya no kugirira nabi uwo watinyaga ubaye ubishoboye. Nuko rero bigarurira ibitekerezo bya benshi kandi bakazitira imitima yabo kugira ngo batangire kutwanga bataratumenya, nyuma nibatumenya batazatwigana cyangwa ngo bananirwe kutwumvira. Muri iyi nyandiko rero yanditswe ahagana muri 230 ya Octavius, muri iyi deba yagiranye n'utari umukristo, wenda tugiye kubera ko avuga ko basengaga nyine umwe muri aba basengaga ibigirwamana bya Saturne, Serapis na Jupiter n'andi mashitani yandi basengaga. Yavugaga ko ibi nibyo rero bigirwamana bashyiraga mu bishushanyo cyangwa se mu bibumbano, none ibyo bigirwamana bigateza abantu indwara,
kandi bigatinya abakristo. So ni ukuvuga ngo iki gihe nabwo bakoraga icyo bita exorcisme, nibyo hano bavuga ngo iyo yegereye abakristo cyangwa se barimo basenga, imana imwe ihageze aratigita, agatitira, agatigisa imibiri y'abantu, ubundi akabavamo, kandi ubwayo akivugira ko ari amashitani. Ubwo rero biragaragaza agaciro kabaga kari mu bintu byitwa biriya by'ibishushanyo. Dukomeje rero nko mu mwaka wa 300, mu nyandiko ya Lactantius tuyigeho, yitwa Divine Institutes, muri gitabo cya kabiri chapitre ya 19. Divine Institute, igitabo cya kabiri chapitre ya 19, yanditswe muri 300. Aragira ati, ariko niba kwigana kose atari ikintu gikomeye cyane, ahubwo bimeze nk'imikino, ubwo rero nta yobokamana riri mu mashusho. Ikintu cy'ukuri nicyo gikwiye gushyirwa imbere y'ibinyoma byose. Iby'isi bigomba gukandagirwa kugira ngo tugere ku bintu byo mu ijuru, kuko uku niko ikibazo giteye, ko uwo ari we wese uzacisha bugufi ubugingo bwe bwakomotse mu ijuru akabwerekeza ku mwijima wo mu isi no mu bintu biciriritse cyane, agomba kugwa aho hantu yishyize. Ngiki gituma aba agomba kuzirikana imiterere ye n'aho akwiye kuba, kandi agakomeza guharanira no kwerekeza ku bintu byo mu ijuru, maze uwo ari we wese uzabikora azafatwa nk'umunyabwenge rwose, umukiranutsi n'umugabo nyawe ku kigero cye. Azafatwa nk'ukwiye ijuru, uwo mubyeyi we azamenya ko atari uwo kujugunywa cyangwa ngo acishwe bugufi mu gitaka nk'uko inyamaswa zimera, ahubwo ko ahagaze kandi atunganye nk'uko yamuremye. Nyine yavugaga n'ubundi ku bantu bakoresha amashusho, kuko kiriya gihe basengaga ibigirwamana byinshi. Tuvuye kuri iyi nyandiko rero ya Lactantius ivuga ku bijyanye n'amashusho, tujya muri 325. Muri 325, urumva hano ni muri hariya hafi y'igihe y'inama y'Inice. Mu gitabo cyitwa Church History, book ya 7, igitabo cya 7, chapitre ya 18, byanditswe na Eusebius. Muri iyi rero chapitre ya 18 agira ati, ku ngingo ya mbere, agira ati, kuva mvuye muri uyu mujyi, kuva mvuze uyu mujyi, ntabwo ntekereza ko byari bikwiye kwirengagiza amakuru akwiye kwandikwa ku bw'ibihe bizaza, kuko bavuga ko wa mugore wari ufite indwara yo kuva amaraso, uwo tumenya mu ivanjiri ntagatifu ko yumvise inkuru nziza yahawe n'umukiza wacu agakira, akomoka muri uyu mujyi, kandi ko inzu ye iri mu mujyi, kandi n'urwibutso rutangaje rw'ineza umukiza yakoreye uwo mugore ruracyahari. So bivuze ko hano muri uyu mujyi, wa mugore wari ufite indwara yo kuva, urwibutso rwa Yezu wamukijije ruracyahari. Dukomeze kuri 2, kuko ku ibuye riri hejuru ku marembo y'inzu ye hari ikibumbano gicuze mu muringa cy'umugore upfukamye, amaboko ye ayarambuye nk'aho arimo gusenga. Imbere yacyo hari ikindi gishushanyo gihagaze cy'umugabo gikozwe mu bintu nk'ibyo, cyambaye neza ikanzu y'inkande ebyiri, kiramburiye ikiganza ku mugore. Ku birenge bye iruhande rw'icyo kibumbano nyine hari igiti kidasanzwe kizamuka kikagera ku mpera y'ikanzu y'umuringa, kandi akaba ari umuti w'indwara z'ubwoko bwose. Dukomeze, biragaragara nyine kino gishushanyo kigaragaza wa mugore wavaga uko cyari gikoze, icyo kivugwa hano. Dukomeje hano agira ati, bavuga ko iki gishushanyo ari ishusho ya Yezu. Turabona ko noneho hari ikibumbano stati ya Yezu cyagumyeho kugeza n'uyu munsi.
bityo natwe ubwacu twakiboneye n'amaso yacu igihe twari turi muri uwo mujyi. Twakiboneye n'amaso yacu igihe twari turi muri uwo mujyi. Bivuze ko ngo it has remained to our day. Ni ukuvuga ngo iki gishushanyo cyakozwe kera, none na n'ubu no muri icyo gihe kiracyariho muri 300 cya wa mugore wavaga kiri ku nzu ye. Rero dukomeje kuri kanaragira ngo ntabwo ari ibitangaza rero ko abo banyamahanga ba kera bafashijwe n'umukiza wacu bakoze ibintu nk'ibyo, kuko twamenye kandi ko ishusho z'intumwa ze Pawulo na Petero ndetse n'iya Kristo ubwe zibitse mu bishushanyo, kuko abantu ba kera bari bamenyereye nk'uko bigaragara hakurikijwe umuco w'abanyamahanga gutanga ubu bwoko bw'icyubahiro badatoranyije kuba bafata nk'intwari. Rero hano haratwereka ko abanyamahanga ba kera, abantu ba kera mu gutanga icyubahiro bakoraga ikibumbano ku muntu bubashye. Niyo mpamvu dusanga ko ziriya mana, biriya bigirwamana babaga basenga babikoreraga ibibumbano. Rero hano bigaragara ko nta gitangaza, bigaragara ko amashusho yanuze ya Pawulo n'aya Petero ndetse n'aya Kristo bari bayafite hano muri 325, kandi bigaragara ko yari yarabitswe, ubwo ni ukuvuga ngo yari yarashushanyijwe mbere. Iki gishushanyo cy'ikimone cya stati, kibumbano cy'ishusho ya Yezu n'ubundi hamwe na wa mugore yakijije wavaga, byari biri muri uyu mujyi. Urumva byari byarakozwe kera cyane. Bivuze ko biriya ntago ari ibintu bya vuba, ntago ari ibintu bije vuba byo kuvuga ngo gukoresha amashusho, ahubwo na kera byarakoreshwaga. Tugiye rero kuri iyi kanso ya Efesusi. Kanso yabereye Efesusi muri 431 yagize ati: ndabinginga abavandimwe b'umugisha cyane ko urukundo rwonyine ari rwo rwitabwaho, nta rundi rugomba kugumaho, kugumamo nk'uko ijwi rya Yohani intumwa, nta rundi tugomba kugumamo nk'uko ijwi rya Yohani intumwa ribivuga, wowe ibisigazwa by'umubiri we byubahwa cyane muri uyu mujyi. So hano rero turabona ikindi kintu kidasanzwe cyitwa relics. Ni ibisigazwa nyine kwa kundi intumwa niba yarapfuye bagasigarana ibisigazwa by'umubiri we. Hano rero muri uyu mujyi wa Efesusi bavugaga ko bafite ibi bisigazwa by'umubiri wa Yohani intumwa. Rero kwa kundi ushobora kubona bibaza iby'amashusho, ibyo gusigarana relics z'abatagatifu. So urabona ko hano muri 431 ibisigazwa by'umubiri wa Yohani intumwa bari babifite. Si ibyo gusa rero, tugiye mu nama yabereye Truro muri 692, Council of Truro muri 692, kanoni ni 80, Council of Truro kanoni 82. Muri iyi kanoni rero ya 82 niho havuga bati: mu bishushanyo bimwe na bimwe by'amashusho yo muri kiliziya yubashywe, umwana w'intama ashushanywa atunzwe urutoki, bikaba ubuntu bishushanya mu mategeko umwana w'intama nyakuri, Kristo Imana yacu. Ubwo rero mu kwakira ibimenyetso n'ibishushanyo bya kera nk'ibiranga ukuri byahawe kiliziya, duhisemo ubuntu n'ukuri tubyakira nk'isohozwa ry'amategeko. Ibi rero bari kugaragaza ko n'ubundi abantu ba kera bari bafite, bashushanyaga umwana w'intama ashushanywa atunzwe urutoki. Ibi ngibi byagaragazaga Yezu Kristo Imana yacu wagombaga kuzaza bakoresheje nyine bagendeye ku mategeko ya kera n'isezerano rya kera. Kugira ngo rero ibitunganye bishobore kugaragarira amaso ya bose, byibuze mu buryo bw'amabara, twanzuye ko
ishusho y'umuntu ari we ntama ukuraho icyaha cy'isi, Kristo Imana yacu, guhera ubu yajya ikorwa mu mashusho, mu cyimbo cya wa mwana w'intama wa kera, kugira ngo binyuze muri yo bose bashobore gusobanukirwa n'uburemere bwo kwicisha bugufi kwa Jambo w'Imana, kandi dushobore kwibuka mu bitekerezo byacu imibereho ye mu mubiri, imibabaro ye n'urupfu rwe ruzana agakiza byakorewe isi yose. Ibi rero ni ibyanditswe muri 692 muri kanso ya Truro. Iyi ni kanoni ya 82. Ibi rero nyine biratwereka ko ahangaha niho byemewe neza ko kiliziya zose bemerewe. Aho hahandi mbere bakoreshaga umwana w'intama, bashushanyaga umwana w'intama, noneho barajya bahashushanya Yezu, kuko Kristo yaraje, ntabwo tugitegereje, ari we bagomba gushushanyaho. Ibi rero ku buryo bweruye rero sasa noneho byaje kwemerwa cyane mu buryo bweruye mu nama ya kabiri yabereye i Nice muri 787 kugeza kuri 788. Ni kanso ya kabiri y'i Nice, Second Council of Nicaea. Muri iyi ngingo rero, muri iyi kanso, muri kanoni ya 6 baravuga ngo, twebwe rero mu nzira n'ububasha bw'Imana dukomora ku batubanjirije hamwe n'imigenzo mitagatifu ya Kiliziya Gatolika, kuko tuzi neza ko Roho Mutagatifu ayituyemo. Twemeje tudashidikanya kandi mu buryo bwuzuye ko nk'uko bimeze ku kimenyetso cy'umusaraba utanga ubuzima, niko amashusho y'icyubahiro kandi matagatifu, yaba ashushanyijwe ku nkuta cyangwa ku mabuye cyangwa akozwe mu bindi bikoresho bikwiye, agomba gushyirwa muri kiliziya ntagatifu z'Imana, ku bikoresho bitagatifu, ku myambaro y'abapadiri, ku bikuta no mu bishushanyo, byaba ibyo mu nzu cyangwa ibyo ku nzira, ari byo ishusho y'umwana wacu, ishusho y'umwami wacu Imana n'umukiza Yezu Kristo, iyo umubyeyi utagira inenge, nyina w'Imana, iyo abamarayika bakomeye, angels, archangels, iyo abatagatifu, n'iy'abatinya Imana cyangwa se n'iy'abatinya Imana. Kuko uko ayo mashusho agenda aboneka kenshi mu buvanganzo, niko n'abantu barushaho kwibuka abo ayo mashusho ahagarariye, bakagira n'icyifuzo cyo kubasanga, kandi kuri ayo mashusho bagomba guhabwa indamukanyo ikwiye n'icyubahiro cy'isengesho. Iri sengesho rero bavuga ni protokinesis, ariko bitari rya sengesho ry'ukuri ryo kwizera, latria. Yes, iri sengesho nyine latria ni ryo rigenewe Imana yonyine, ahubwo kuri aya nk'uko bimeze ku kimenyetso cy'umusaraba no ku gitabo cy'ivanjiri n'ibindi bintu bitagatifu, dushobora gutura imibavu n'amatara hakurikijwe umugenzo wa kera w'uburyo bw'iyobokamana, kuko icyubahiro gihabwa ishusho kigera ku cyo iyo shusho ihagarariye, kandi uwubaha ishusho aba yubashye uwo iyo shusho ishushanya. Iyi ni inama ya kabiri yabereye i Nice yo muri 787 kugeza kuri 788. Iyi ni session ya 6. Muri iyi session rero niho hazamo nyine babigira nyine navuga ngo dogma ni ibyo gukurikiza nyine muri kiliziya, tuvuga ngo amashusho noneho aremewe gukoreshwa, ishusho ya Yezu, y'abatagatifu, mbese ntibibe ibyo abantu bashobora kudisikasingaho bavuga ngo muri kiliziya n'iyi barabikora, ariko twebwe muri kiliziya yacu ntabwo tubikora. Rero ni aho ngaho byaviriyeho urujijo. Ibi rero ndumva niyo mpamvu tubona hano muri Saint Michel harimo ya mashusho nk'uko twabibonaga.
cyangwa se no mu zindi kiliziya dusanga harimo amashusho atandukanye. Nuko rero niba udukurikira ntiwibagirwe gusangiza abandi iyi video kandi ukande kuri like unaduhe n'igitekerezo. Sawa sawa rero turabashimira cyane kuba mukomeza kudukurikira kuri channel yacu.